أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم nyuma gushimira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala na nyuma yo gusabira amahoro n'imigisha ko byasakara ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nabiwe n'abasangira ngendo be dusaba uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala ko yazadushyira muri abo ngabo Allahumma amin. Bavandimwe b'Islam rero turacyakomeza ibijyanye n'umunsi w'Ijuma nkuko tubizi ni umunsi mwiza, umunsi ufite amateka nkuko tubisanga muri hadithi ya Abu Huraira atubwira ati qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ati inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaravuze ati khayru yawmi tala'at alayhi ash-shams yawm al-jum'ah, umunsi mwiza izuba ryatangiye kurasiraho hari ku munsi wa gatanu, fihi khuliqa Adam, ku munsi wa gatanu akaba ari wo munsi Adam alayhi salam yaremweho, wa fihi udkhila aljanna, no kuri uwo munsi wa gatanu akaba ari wo munsi Allah subhanahu wa ta'ala yinjije Adam alayhi salam muri aljanna, wa fihi ukhrija minha, no kuri uwo munsi wa gatanu akaba ari wo munsi Allah subhanahu wa ta'ala yakuye Adam alayhi salam muri aljanna. Wa fi riwaya no mu yindi mvugo intumwa Muhammad sallallahu alayhi wa sallama akatubwira ati wala taqumu as-sa'a illa fihi, nta nubwo umunsi w'imperuka uzaba usibye yuko uzaba ari ku munsi wa gatanu. Iyi ni hadithi ya Abi Huraira aho itwereka ibyiza cyangwa se ubuhambare n'amateka avuga kuri uyu munsi wa gatanu. Nkuko mubizi rero Allah subhanahu wa ta'ala muri suratul Jum'ah aratubwira ati fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, ati nimuramuka murangije gukora isengesho fantashiru fil ardi, muzasakare ku isi mushakisha mu ngabire z'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, wadhkuru Allah kathiran la'allakum tuflihun, ariko munibuke gusingiza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, munibuke kugaragira uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala la'allakum tuflihun, kugira ngo muzahirwe. Iyi ni aya itwereka ibijyanye no ku munsi wa gatanu aho Allah subhanahu wa ta'ala tubwira yuko nituramuka turangije gukora isengesho tugomba gusohoka mu misigiti tukajya gushakisha zimwe mu ngabire z'uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala, ariko ati twibuke no gusingiza uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Hadithi yacu rero tugiye kurebera hamwe uyu munsi ni hadithi n'ubundi ya Abi Huraira, Allah subhanahu wa ta'ala amwishimire, hadithi ayikomoye kunwa Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama aho inwa Imana igira iti man tawadda fa ahsana alwudu'a, wa undi uzatawaza neza agafata isuku ku munsi wa gatanu, thumma ata aljum'ah, yarangiza akagana ku musigiti agiye gusenga, yagera mu musigiti fastami'a, agatega amatwi khatibu, agatega amatwi umwigisha ibyo arimo arigisha, wansit, agaceceka agatega amatwi, ati ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'ah, icyo Allah subhanahu wa ta'ala azahemba uyu muntu watawaje neza agatunganya uzuye neza akagana ku musigiti, yagera ku musigiti fastami'a, agatega amatwi agaceceka, Allah ati ghufira lahu ma bainahu wa baina aljum'ah, icyo Allah subhanahu wa ta'ala amugororera nuko amubabarira ibyaha biri hagati yo juma n'indi ikurikira, ati wa ziyadatun thalathatin ayyam, hiyongereyeho n'iminsi itatu. Hadithi igakomeza itubwira ati waman massal hasa, na wa wundi uzakorakora utuye mu ijuma faqad laha, uwo nguwo azaba akinnye. Bavandimwe rero ntago bikwiye ko umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala yagira mu juma ari kuri chati arimo arakorakora utuntu tudafite icyo twamumarira. Ibi ngibi rero umenye yuko biba biri kugabanya ithawabu z'ijuma yawe. Wa fi riwaya no mu yindi riwaya inna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama ikatubwira ati faman lagha fala jum'ata lahu, na wa wundi uzakina mu juma uzakora ku rutuno mu juma uwo nguwo na juma afite. Rero ino hadithi najyango ngire ikintu nyivugaho gitoya. Al-insat, guceceka mu juma ni itegeko. Kuba umuntu yajya mu juma
avuye iwe akagera mu musigiti, iki gihe utegetswe guceceka, kubera yuko intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam aratubwira ati idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah, ati umwe muri mwe cyangwa se nuramuka ubwiye mugenzi wawe mwijuma cyangwa se ku munsi wa gatanu muri umusigiti ukamubwira ati ansit, ceceka, wal imamu yakhutub, na imamu ari gutanga amawaidha, faqad laghawta, iki kino gihe uzaba ukinnye kandi uzaba urimo uragabanya ibihembo by'ijuma yawe. Hadithi ni muttafaqun alayh. rero waqalu ba'd al-ulama, nabamenyi bavuga yuko la yajuzu raddu salam, nta nubwo byemewe yuko muri ka gaciro ka insat ko guceceka mwijuma, abamenyi bagaragaza yuko la yajuzu raddu salam, nta nubwo byemewe kuba wakitiriza assalam, kwa kundi umuntu yinjira mu mawaidha akabasha kuba yatora assalam mu musigiti, ati la yajuzu raddu salam, ntabwo byemewe kuba wasubiza iyo salam. Wal imamu yakhutub, na imamu nawe ari gutanga amawaidha. Wa kullu hadha, ibi byose min al-kalam mamnu', biri mu magambo atemewe mu gihe khatibu arimo aragira gute, arimo aratanga ijuma. Rero ni byiza yuko umuislamu yita kuri al-insat, kino kintu cya al-insat cyo guceceka mu gihe khatibu ari gutanga ijuma, kubera yuko nimba intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam atubwiye ati idha qulta li sahibika yawm al-jum'ah, nuramuka ubwiye mugenzi wawe mu juma ansit, ceceka, kandi khatibu arimo aratanga mawaidha, ati faqad laghawta, kino gihe uzaba ukinnye mu ijuma, kandi menye ko ibi ngibi bituma ithawabu z'ijuma zigabanyuka. Waqala ibn Uthaymin rahimahullah, umumenyi Uthaymin Allah mugirire muwe aratubwira ati assalam hal khutba, kuba watanga assalam mu gihe cya khutba irimo iratangwa haramun, ni haramu, fala yajuzu lil insan, nta nubwo bikwiye, nta nubwo byemewe yuko idha dakhala umuntu kuba yakinjira mu musigiti, wal imamu yakhutub, imamu nawe ari gutanga inyigisho ku munsi wa gatanu, an yusallima, kuba wagira gute, kuba watanga assalamu kandi ubona imamu ari gutanga amawaidha. Waradduhu haram aidha, no gusubiza ino salam ni haram, kubera ko ibi ngibi nago byemewe ku munsi wa gatanu. Ni byiza rero yuko umuntu kino kintu akitwararika kugira ngo abashe kurinda ibyiza n'ibihembo byo kuri uyu munsi wa gatanu. Indi hadithi yacu, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما محمد صلى الله عليه وسلم أرتبقر مري حديثيتي لا يغتسل الرجل يوم الجمعة، ati ntabwo umuntu azoga ku munsi w'ijuma ngo wayatataharu mastata' min at-tuhrin, maze yisukure uko ashoboye, wayadahinu min duhnihi, maze yisige amavuta mu musatsi we, au yamassu min tib min baytihi, cyangwa se yisige imwe mu bibavu afite iwe, thumma yakhruju, narangiza ngo asohoke agere ku musigiti, fala yufarriqu bayna ithnayn, uyu muntu wakoze ibintu hejuru twavuze, yasohotse agiye ku musigiti, atariko fala yufarriqu bayna ithnayn, uyu muntu yarangiza natandukanye abantu babiri bicaye ku safa ashaka kubicaramo hagati, thumma yusalli ma kutiba lahu, narangiza asenge amwe mu masengesho ategetswe, thumma yunsit, narangiza ngo aceceke, idha takallama al-imam, muri cya gihe imamu arimo aratanga khutba, illa ghufira lahu ma baynahu wa bayna al-jum'a al-akhar, usibye yuko Allah subhanahu wa ta'ala azamubabarira ibyaha biri hagati yo juma n'iyindi ikurikira. Mu magambo make ino hadithi icyo ishaka kuvuga, ati umwe muri twebwe nta munsi ku munsi wa gatanu aziyuhagira neza, akisukura uko ashoboye, ndetse agafata n'amavuta akisiga ashaka gutunganya imwe mu misatsi ye, au yamassu min tibe min baytihi, cyangwa se agafata amwe mu marashe meza ahenze iwe nayo akayitera, yarangiza akagana ku musigiti, yarangiza natandukanye, fala yufarriqu bayna ithnayn,
yarangiza natandukanye abantu babiri bicaye ku safa nta kindi agamije usibye kubicaramo hagati. Rero uzakora ibi bintu byose fala yufarriqu bayna ithnayn, yarangiza natandukanye abantu babiri bicaye ku safa akeneye kubicaramo hagati, akanasari n'iswala ye akanaceceka mu gihe khatibu arimo aratanga mawaidha, ati Allah subhanahu wa ta'ala ghufira lahu ma bainahu wa bain al-jum'a al-akhar. Icyo Allah subhanahu wa ta'ala amuhemba nuko amuhemba kumubarira ibyaha yakoze hagati yo juma n'iyindi ikurikira. Bavandimwe rero hadithi yacu ya Abu Huraira na Ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah subhanahu wa ta'ala abishimire annahuma sami'a, aba bombi baravuga yuko bumvishije Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ala a'wadi minbarihi, ivuga ihagaze ku ngazi za minbari yayo, ivuga ati la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim aljum'at, ati abantu nibasigeho kureka gukora iswala y'ijuma, aw la yakhtimanna Allah ala qulubihim, cyangwa se Allah subhanahu wa ta'ala azaterekashe ku mitima yabo, thumma la yakununna min al-ghafilin, hanyuma bazabe mu bantu bazindaye. Saba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaturinda kuza mu bantu bazindaye. Biranababaje biteye n'agahinda kubona aho umwemeramana Allah subhanahu wa ta'ala yumva adhana umuhamagaro wo ku munsi wa gatanu, agakomeza akareba filime, agakomeza agakina urusoro, agakomeza akaba mu bintu bitamuhesheje agaciro. Nyamara ibingibi nimwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nkuko twabyumvishije muri hadith ya Ibn Umar, ati we na Abu Huraira bumvishije Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ihagaze ku ngazi za minbari yayo irimo iravuga ati la yantahiyanna aqwamun an wad'ihim aljum'at, nukuri ati abani basigeho kureka gukora iswala y'ijuma. Muvandimwe rero ntabwo byagakwiye kuba wumva iswala y'ijuma nurangiza ngo ubure kujya kwitabira ino swala y'ijuma, kubera ko iswala y'ijuma ni itegeko nkuko twese tubizi. Bavandimwe rero uyu munsi wa gatanu ni umunsi abantu bagakwiye kwitwararikaho neza, bagacungana n'igihe cyabo kugira ngo babashe kuba bafatirana aya mahirwe, kubera yuko iri mu minsi myiza dufite nk'abayisilamu. Rero ntabwo nasoza amawiza yacu cyangwa se inyigisho zacu tutavuze ku saha iboneka fi akhir saa, ku saha ya nyuma yo ku munsi wa gatanu. Ku munsi wa gatanu rero dusangamo mukuri icyo bita sa'atul ijaba. Iyi ni isaha abantu benshi cyangwa se abayisilamu benshi badakunda kumenya, kandi ni isaha mukuri y'amahirwe, ni fursa y'ingiyi tuba tubonye nka ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nkuko tubisanga muri hadithi y'imwe Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aho tubwira ati fiha sa'a, ati hari isaha ku munsi wa gatanu la yuwafiqu abdun muslim, nagihe umugaragu wa Allah subhanahu wa ta'ala azahura ni isaha wa huwa yas'alu Allah shay, ari gusaba Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala illa a'tahu, usibye yuko Allah subhanahu wa ta'ala azamusubiza akamuhereza ibyo ari kumusaba. Rero yaqulu ba'da as-salihin, umwe mu beza batubanjirije yaravuze ati kuri sa'atul ijaba, kubyanye na sa'atul ijaba ni isaha iboneka ku munsi wa gatanu. Aravuga ati waqudul usbu'i li alladhi yunashituni tiwal al-usbu'i hiya hadhihi as-sa'a yawm al-jum'a. Aratubwira ati nta kintu cyabaga kinshishikaze nko mu cyumweru nk'iriya saha yo ku munsi wa gatanu. Iyi saha rero ni isaha dufite nka ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, aho buri muislamu wese akagombye kwibyaza umusaruro, yaba uri mu modoka, yaba uri mu kazi, yaba uri mu rugo, cyangwa se urimo uragenda. Ntago ari kondisiyo, nta kondisiyo iriho yuko ugomba kuba uri mu musigiti, ahubwo ibyiza aho waba uri hose, waba uri kugenda cyangwa se uri mu kazi cyangwa se uri mu modoka, iherere mu kuri usabe Uwiteka Allah subhanahu wa ta'ala. Inama rero nakubwira nuko la tatruku hadhihi as-sa'a abadan, ntuzigere ureka ino saha yo ku munsi wa gatanu, kubera yuko ni amahirwe kuri ummati Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.